mu gitondo rero mbyutse kuko nashaka kujya ku ishuri, mpagurutse mu gitondo biranga, nibwo naje kuhamagara mama arabate se byagenze bite ko amaguru yanjye atari kurambuka, kuko ntabwo nyine nawe ntiwabyumva ko byagenze ko waryamye uri muzima, mu gitondo wabyuka ugasanga amaguru ntabwo arimo kurambuka, kandi noneho nta ndwara nta n'uburibwe wanaryamye uri muzima nta kindi kintu cyabaye. Ni ibintu byari bitunguranye, mama aje abirebye nawe aratungurwa, mbese bose bahise batungurwa, ubwo nangira kurira. Inshuti bakunzi ba Legacy tubahaye ikaze. Uyu munsi nasuye uno musore kubera inkuru mperutse kumwumvaho itangaje. Hari inkuru mperutse kukumvaho ko wagiye ahantu mu giterane, mu gitaramo, hagera igihe cyo kurya no kunywa, baranywa baranarya, wowe wanga kurya wanga no kunywa. Nyuma twumva ko icyabiguteye ari uko watinyaga kujya kuri toilette ko nta muntu ari kukujyanayo. Niko byagenze? Byabayeho ariko ni kera, hari ryari 2019 hari 2020 baciye iminsi byize kubaho kabisa. Uratangira rero tubwira amazina yawe. Nitwa Twisengananias, ariko abantu benshi kabanze ku izina Shine Boy. Ni ukuvuga ngo ubumuga bwanjye bwaje kera nkiri mutoya, nari mfite imyaka 8, urumva nari mutoya ntabwo nari mukuru cyane, ariko nanone sinari muto kuko nari nzi ubwenge, ibintu byose nari nzi kubikora. Nararyamye mu gitondo nkangutse nsanga amaguru yihinye, nabasha kurambuka, nta ndwara nta buribwe nta n'impanuka nakoze. Ndambura turebe ntabwo arambuka. Ntabwo yarambuka ngo arenga hagana uvuga ngo nuko nguko ntabwo yarenga. Uko nuko kasi ntabwo yarenga muke. Warabyutse saa byagenze gutya? Yasanga byagenze ngucya, nta ndwara nta n'uburibwe kabisa ndi kumva mu mubiri. Wigeze ugerageza kwivuza? Ntabwo nashoboye kujya kwa muganga njye kwivuza bitewe nuko muri famiye bari abantu bakurikiza imihango ya gipfumu. Rero mu kintu cyo kunyana kwa muganga bahise bajya mu bapfumu, kandi nabwo igihe gito cyane babikoze mu gihe gito cyane, haciyeho nk'ukwezi papa itaduta itagenda. Ubwo rero sigara ndi jyenyine mu rugo na mama na karamuna kanjye na mushiki wanjye gusa, kuva twari abana batoya baho muri ubwo buzima nta kwivuza nta no kujya kwa muganga. Wigeze ujya kwa muganga na rimwe ngo barebe icyaba cyabiteye? Nyuma yaho muri za 2008 nibwo naje kujya ku bitaro bya Gihundwe ni hari Rusizi, ariko ntabwo bigeze bashobora kumbwira indwara cyangwa ikibazo cyabiteye kugira ngo mugari. Tubwiye ko mu rugo bagenderaga mu bintu by'imihango y'abapfumu, ntabwo wigeze ukeka se ko byaba ari nk'amarozi cyari iyo mihango bagendeyemo yatumye ubyuka ugasanga amaguru yagiye? Ntabwo wenda birashoboka ko byaba ari byo, ariko mukuri kwanye ntabwo namenya ngo ni impamvu ni ariko byanashoboka ko simbizi, ariko njye nakuze nyine mbona babigenderamo. Hanyuma rero tubwira urugendo rwawe kuva ku myaka 8 kugera uyu munsi. Murakoze cyane. Urumva nk'umuntu ari umenyere kugenda n'amaguru yiwe, araryamye buciye amaguru, arihinye nta ndwara nta ruhare yabigize amatazi nuko byagenze, nta n'umuntu byibuze wabaza ati se byagenze biciye kugira ngo umugare. Noneho njya n'ikibazo cy'uko famiye ibaye nk'aho iniriranye. Ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 8 nko mu myaka 5 nari umwana umeze neza nta kibazo, najyaga kuvoma nkajyana n'abandi kuragira inka, najyaga gutashya n'abandi bagenzi banjye mu ishyamba tugatashya, kubera ko hafi mu rugo hari ishyamba. Rero buri muntu wese ajyaga gutashya muri iryo shyamba, abana bakaza bakandira tukajyana gutashya. Rimwe n'imwe tukajyana n'abakuru banjye kujya kuragira inka mu ishyamba, uko ari nko kuva nkanga ukaba wajya nka Kicukiro tugiye kuragira inka. Ubwo icyo gihe cyose nagendaga n'amaguru yanjye, ariko nari naramugara. Nabo bakuru banjye bari bakiri nabo kuko nyuma baje gupfa nabo, ari icyo gihe rero nyiri muto bari bakiriho, ariko nyuma yaho baje kwitaba Imana baragenda bose. Rero muri ubwo buzima noneho ubwo subi nyuma mu gatoya njye naramugara, urumva nari umwana nibwo nari ngeze no mu ishuri umwaka wa mbere primaire, njyana abanyeshuri bagenzi banjye gukina umupira, mbese nta kindi kibazo kabisa nari mfite. Umunsi umwe navuye ku ishuri, rero mvuye ku ishuri nimugoroba abantu kuvoma, mvuyeyo barangaburira ndoga ndaryama. Mu gitondo rero mbyutse kuko nashaka kujya ku ishuri,
mpagurutse mu gitondo biranga, nibwo naje kuhamagara mama arabate se byagenze bite ko amaguru yanjye atari kurambuka, kuko ntabwo nyine nawe ntiwabyumva ukuntu byagenze ko waryamye uri muzima mu gitondo wabyuka ugasanga amaguru ntabwo arimo kurambuka, kandi noneho nta ndwara nta n'uburibwe wanaryamye uri muzima nta kindi kintu cyabaye. Ni ibintu byari bitunguranye, mama aje abirebye nawe aratungurwa, bose bahise batungurwa. Ubwo nangira kurira ahangaha kuko numva ntabwo nashaka kujya kuri toilette, noneho babanzaniye inkoni mpagurukira ku nkoni, bafata n'ukuboko mbasha kujya kuri toilette. Uwo umunsi wa gatatu nibwo nangiye gukambakamba ngendera hasi, kugeza n'ubwo nyuma y'icumwe no gukambakamba byagezeho biranga, nkajya aho bansize nk'uko nyine musanze hano. Ubwo bikabaguma ko mava ari uko mbonye umuntu nijoro akaza akahankura. Nibwo buzima nari mbayemo. Nyuma yaho kubera ko navutse iwacu nyine ntabwo bagira ibintu bya gipfumu, ntabwo bari bazi ibintu byo kwizera Imana, uretse mushiki wanjye n'uwo wenyine wari ukirijwe muri famiye yacu, abandi bose bagenaga mu migenzo ya gipagani. Ubwo rero ndangije nyuma y'aho ngaho papa yaje kunjyana mu bapfumu, gusa nyine ubuhamya bwanjye ni bwinshi kandi nta burebure cyane, ubwo bwose ndagenda muvuga mu ncamake. Ubwo maze kumugara icyakurikiye nuko papa yaje kujya mu bapfumu, atangiye kuzana imiti, atangiye kugenda ndasaga, ni nyine bashaka ko bamvura nkakira, ntabwo nanjye simbizi cyabimuteraga kuko urumva nari mwana muto cyane, kandi gusa babikoraga nabishaka, ntabwo bigeze babingeramo ngo numve mbyishimiye bitewe n'uburyo ntabwo nabikundaga cyane. Nangaga umuntu waza kundasaga, ikindi nangaga iriya miti yabo baza papa yajyaga anzanira akambya ngo yinywe, nazi n'ikigamije nazi n'ibyo ari byo. Ubwo rero nyuma yaho byanze nibwo papa yahisemo kudutara agenda. Amaze kugenda amaze nk'imyaka igera muri 5 ataragaruka mu rugo. Ubwo nasiganye na mama na karumuna kanjye na mushiki wanjye ari wari ukijijwe muri famiye. Ubwo rero nuko byaje kugenda. Ntabwo byanyoroheye kubera ko nyimara kumugara urumva nirirwaga mu rugo, gusa ikintu cyambabazaga nuko bansigaga mu rugo nta muntu n'umuhari, nk'uko umusanze niciye hano imvura yagwa nkabura umuntu njyana kugama ikanyagira ikanshiriraho. Ubwo nagiye kugeraho nugama n'ubundi imvura yamaze guhita. Ubwo kugera nikuba muri cya cyondo n'imyenda nabaga nambaye yose bwahindutse icyondo, izuba ryaba ryacanye nk'uko rimeze, nkajya kugeraho ngiye kubyugama byamaze kurenga. Ubwo nibwo buzima nabayemo kugeza mu myaka 4 mbonye igare ryo kugenderaho. Ubwo cyakoze maze kubona igare nabwo kugira ngo ndibone ni umuntu nkuri ubuvugizi, ni kera nari nyimuto ntabwo nibuka izina rye, ariko Imana izamuha umugisha uwo muntu. Yasanze imvura irimo kugwa, inkuba zirimo gukubita, nicaye hanze ndimo kuri nabuze umuntu njyana kugama. Arangije arandeba agira agahinda arambaza ati bite gutajya kugama ko imvura irimo kugwa. Ndamubwira ati nabuze umuntu nterura nkanjyana njye kugama. Ahita nterura njyana mu nzu, maze kunjyana mu nzu arambaza se ambaza uko byagenze nuko bimeze, nibwo yese agenda ajya kunkora ubuvugizi mbona igare. Hanyuma wigaga mu mwaka wa mbere, kwiga byarakomeje cyangwa byose bihagararira? Ntabwo byakomeje kuko maze kubona igare nese nkomeza inzira mu muhanda, nangira kubaho ubuzima bwo gusabiriza, nangira kubaho muri ubwo buzima nyine. Urumva umuntu utari ufite umuntu umufasha cyangwa se umuntu umugira inama, nahisemo nyine iyo nzira yo kujya gusabiriza ku muhanda. Ariko nabwo nuko ari umuntu wajangira inama bitewe n'ukuntu ari mbayeho, arambwira ati rero kugira ngo ubeho fata ungiye nkusunika ngugere mu muhanda usabirize, urebe ko wabona umuntu ugukubita 1000 cyangwa se 500, ujye wigura basi icyo kurya ubone icyo kurya, ubone n'umwambaro wo kwambara. Kuko muri icyo gihe sinagiraga umwenda wo kwambara, sinabona n'ikabutura yambara njye yiguriye. Hanyuma se uyu munsi ubuzima noneho bayeho gute? Wacyasabiriza mu muhanda? Oya, uyu munsi ntabwo nyasabiriza kubera yuko nyuma yaho yo kuba muri ubwo buzima bwose naje gukizwa mbo mukristo. Maze kumukristo njya kwa mwitorero, najye maramo imyaka igera muri 5 ndi mu rusengero. Gusabiriza Imana irabimbusa. Imana yarambujije gusabiriza, ati gusabiriza ntuzasabirize njye nzagutunga. Kuva icyo gihe na nubwo ntabwo ndasubira mu muhanda gusabiriza, kandi nashize imyaka 5. Mbwire ni gute Imana yakubujije gusabiriza?
murakoze. Umuntu yaje mu nzozi ndyamye arambwira ati kuva uyu munsi sinshaka kujya gusabiriza, kuba waramenye izina ryanjye biraguhagije, rekera kujya gusabiriza. Ntabwo waramenye izina ryanjye ngo ugire mu muhanda ujye kusabiriza. Buciye bwaho ngeze ku rusengero usanga numyeho umuntu nawe arazarambwira ati Imana yambwiye ati ntuzongere gusubira mu muhanda gusabiriza, ntabwo waramenye izina ry'Imana ngo ujye no gusabiriza waba ugiye gukoza Imana isoni. Ubwo nibwo buryo naje kubibona. Ubwo iki cyari ikimenyetso cyakwereka uwo muntu wari uje kumbwira, kandi nanjye nabibonye mu nzozi ndyamye nijoro, mpita numva ko hari icyo Imana ishaka kuvugana nanjye. Ubwo nuko naje kureka gusabiriza mu muhanda kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi hashize imyaka 5. Hanyuma se aha hantu uba ni iwanyu ni iwawe? Hoya, hano hantu mba ndakodesha, ntabwo ari iwacu kuko iwacu ni mu cyaro. Ubwo urakodesha kurya ukigaburira? Gusa ntabwo biba byoroshye, ni nk'uko nahura nawe ukaba wamfasha, cyangwa se nkakubwira ikibazo ufite ukaba wankubita nk'icyo 1000 cyangwa 5 ukamfasha. Nibwo buryo, kuko nta kazi ngira nkora, nibo najya kugasaba ntabwo yakama. Nigeze kugira ikibazo rimwe icyo gihe nabaga mu rusengero, kugira ikibazo cy'ubuzima twari tubayemo cyane. Ubwo twari tumaze nk'iminsi 5 tutajya kandi tutari mu masengesho, noneho ariko twari twabuze ibyo kurya. Noneho sinzi ukuntu n'ubushinzi ari meze n'abata, ariko ubu ni iki nakora kugira ngo ubone amafaranga yo kurya. Nasohose ngisa nk'ubwira umuntu, ariko nta kantu wamaka karaka nkagakora basi umuntu akajyanye n'imbaraga zanjye, ariko ka amafaranga yo kurya. Yarandebye araturika araseka arambwira ati wowe ntituzi ubu turabona wakora iki. So nyine ubona nyine nta muntu wangira icyizere ko yamana akazi ngo ume nagakora. Hanyuma se tugaruka mu buzima bwo mu ishuri rya wigaga mu wa mbere primaire, wumvaga uzaba iki, wumvaga uziga ukaba iki? Nakundaga kuririmba cyane, ariko siyo yari intego, kuko ndibuka muri iyo myaka nafite gahunda yo kuzinga abadogiteri. Niba nka za dogiteri cyane kabisa. Hanyuma ubu amahirwe yo kuba dogiteri yarayoyotse? Amahirwe yarayoyotse kubera ko igihe cyo kubikora cyararenze. N'imyaka yo kwiga yararangira, iragize iragenda yirukanka. Hanyuma umbwiye rero ko uri umuhanzi? Yego. Uhanga iyihe njyana? Injyana yose ndayiririmba. Ufite indirimbo zingahe? Maze kugira indirimbo 8 nizo zimaze gusohoka, izindi zacyari muri studio ntabwo zasohoka bitewe n'ubushobozi. Uko ndi kose bimesha kubaho, kubana n'ubumuga ubuzima burakomeza, hanyuma y'ibyo mumuriza babaye nk'uko mbayeho. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Abantu badufata nk'abatagira akamaro, kandi dufite ubushobozi nk'ubw'abandi bose. Dushimire waduhaye agaciro, dushimire waduhaye ubushobozi. Uko ndi kose bimesha kubaho, kubana n'ubumuga ubuzima burakomeza, hanyuma y'ibyo mumuriza babaye nk'uko mbayeho. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Indirimbo ndumva ari nziza zirimo n'ubutumwa. None se tushingiye ku byo uririmbye, hari ukundi abantu bajya babafata? Hari ukuntu abantu bagiye bafata, cyangwa iyi ndirimbo ivuga ku buzima bwanjye, ariko by'umwihariko no ku bandi bantu kuri rusange. Hari uburyo nyamara kumugaha ukuntu abantu bafashe, abantu bakambona nk'umunyantege nkeya, bamwe bakavuga ngo ntacyo uzimara, ntacyo uzigezaho, abandi bakavuga ngo ugiye gupfa nk'uko bakuru bawe bapfuye. Ariko ndashima Imana ko ntabwo napfuye. Bakuru bawe bapfuye gute? Ubwo nyine barajyamaga nabo, yafatwaga yajyaga mu kazi agatata ku mutwe,
yajya mu gitondo na bukake yapfuye. Byabaye kuri bangahe? Naba 9 kuba kuko wacu twari 12, 9 bose bapfuye dusigaye turi 3 ya muri ubwo buryo bose. Icyenda ari muzima yagira mu gata ku mutwe bukake yapfuye. Nanjye nawe uzi ku byaga byagenze, niba ari ingwara, niba ari ibintu babaga sinzi nabisobanuramo. Ubwo nanjye bakavuga ati nawe rero ugiye kumera nk'abakuru bawe, bigatuma ndusha kwiheba no kugira ubwoba muri njyewe, bituma ndusha kuba mu gahinda nimva ko ngiye gupfa nk'uko bakuru banjye bapfuye cyangwa bashiki banjye. Ariko ndashima Imana ko Imana yabwiye Samweli ngo abantu bareba nk'abantu, ariko njye ndeba nk'Imana koko. Umuntu ashobora kwibeshya akareba uko ibintu uko bitari, ariko Imana iyo ifite kuntu ibireba. Niyo mpamvu na niyo munsi ndiho. Cyakoze ndashimana ko nakijijwe, ndashimana ko nakijijwe uyu munsi nkandi umukristo, ariko abantu benshi rimwe na rimwe bajya bibeshya. Hanyuma se abantu nta mazina bajya bakwita gukomeretsa kubera ntabwo yabura amazina, byambayeho kenshi umuntu agakwita ngo uriya ngo ni ikimuga, ngo we ngo wamugaye amaguru, mugara mu mutwe. Ntabwo byabura amagambo yo gukomeretsa, ntabwo ajya abura, cyane cyane nk'ugiye kwaka umuntu serivisi runaka bwataga kureba tuwose tinganda gufasha nzagukureye iki. Ugasanga rero nibwo buryo ni kimwe mu bintu bikomeretsa umuntu. Hanyuma se ubuzima bwo kugira ubwoba bwo kubaho uhangayitse n'iki kugira ubuvemo, noneho uyu munsi ujya wiyumva nk'umuntu ufite imbaraga wahagushikamye? Ndumva ufite icyizere kuba ndi umukristo, kuba naramenye Imana, kuba narakijijwe byonyine bingarura icyizere muri njye, bingarura icyizere muri njye. Wenda nubwo ubuzima butameze neza, ariko anytime Imana izabikora, mba nizeye Imana, mfite icyizere cy'ubuzima. Za ndirimbo se nta yindi ndirimbo? Indi ndirimbo zirahari, zaranasohotse, ziri no kuri YouTube. Kuri YouTube channel yanjye ziriho, wandikana n'iyasi Shine Boy, indirimbo kaya tuzibana rwose. Hanyuma mu buzima bw'uyu munsi se ni iki kikugora? Iyo uryamye ukabyuka se ubasha gusohoka ukagera hanze? Ikintu cya mbere kingora muri ubu buzima muri no minsi, ibingora byo ni byinshi. Ibingora ni byinshi, ariko ibyibanze cya mbere kingora no kuva wenda nyine nko kujya kuri toilette nkabura umuntu njyanayo. Icyo ni kimwe mu bintu bingora. Bigenda gute ubwo kujya ugereyo? Kugira ngire bisa ko mfite umuntu akansunika ku kagara kangezayo. Ikindi kingora wenda kubona amafaranga yo kwishyura inzu. Ubwo nacyo ni kimwe mu bintu biba bingoye, kubona amafaranga yo kujyana muri studio udafite manager, nta muterankunga ufite. Ni kimwe mu bintu nabyo bingora cyane. Hanyuma tubwiye ko kujya kuri toilette bikugora cyane. Ni nayo mpamvu cyagiye wanze kurya, n'ibijya bibaho ukanga kurya kugira utaza gushaka kujya kuri toilette? Akenshi iyo ngiye n'ahantu, ngiye gusura nk'ahantu cyangwa se ngiye nk'ahantu, nirinda kurya cyane kugira ngo naza kugura uwo twajyanye mubwiye ngo ndashaka kujya kuri toilette, cyangwa se ngure ba nyiri inzu ngo ndashaka kujya kuri toilette. Kuma shaka kugira ngo gituntu duke cyane, ariko turi buze gutuma nakenera kujya muri toilette. Hanyuma se toilette ujyaho n'ubundi ujya kwisanzwe cyangwa hari zabugenewe? Hari izabugenewe. Isanzwe njya mu zisanzwe nta kibazo. Urabishobora? Ndabishobora. Gusa bigenda gute? Ndabishobora. Hari ukuri Imana ibarabikoze, ni nko kwakibaza se ubasha kwiyuhagira muri dushe? Nabyo nari kubikubaza. Nabyo ndabikora, nkiyuhagira, nkiborosa. Ndabikora. Izo mbaraga z'Imana azimpaye zo kubikora, nubwo zidahagije, ariko byo Imana bisigiye ndabikora kabisa. Hanyuma mbwiye ko uri umukristo kandi ntiwigeze wiga ubusoma Bibiliya gute? Nyuma yaho maze gukizwa 2012 2013 naje kwiga gusoma, ariko cyane cyane n'umwuka wabifashijemo kugira ngo menye gusoma, kubera yuko urumva wagarukiye umwaka wa mbere primaire kandi nari maze mu kwezi kumwe mu mwaka wa mbere primaire.
umva ntabwo nari nzi gusoma, nari nzi kuvuga za a e i, umva nazo nari naramenya kuzivuga neza, ariko maze gukizwa mba no kubwira abantu uburyo Imana ifite ukuntu ikora ibintu byayo. Umwuka wera ngo niwe wafashije? Umwuka wera nafashije gusoma no kwandika. Ni ukuvuga ngo najyaga mu rusengero, umwigisha agasoma icyanditswe niba kiri muri Zaburi 23, noneho yasoma umurongo wa mbere akavuga ati ngo umurongo wa mbere wa kabiri, cyangwa se muri Yesaya 43 avuga ati umurongo wa kabiri avuga ngo nuca mu muriro cyangwa mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nuca mu mugezi nzagutembana. Ubwo yabivuga nk'ucyo ibyaje mwariburuka mu mutwe, mwegera nk'umuntu uzi gusoma nkamubaza se aha hantu handitse gute, akabinsomera. None ubwo nkashaka nkamubaza iyi nyuguti isobanuye iki, iyi isobanuye iki, iyi isobanuye iki, akambwira ko isobanuye, nanjye nkagenda ngakora pratique nkabyandika. Bose wasoma Bibiliya yose urupapuro rwose? Narusoma. Narusoma, namaze kumenya gusoma neza ubu ngo nta kibazo, ubu n'ibaruwa nayandika nta kibazo. Imana yabifashijemo kabisa ndabimenya. Hanyuma ubu rero mu gusoza hari ibyifuzo ufite, hari ibikugoye mu buzima, washaka kugufasha yagufasha iki uyu munsi aka kanya? Washaka kumfasha gusa ibyo umuntu nasaba, umuntu yasana ibyinshi, ariko nanone kubwira abantu ngo ufashe iki ngiki utazi ko ari bukigukorere nabwo ni ikibazo. Gusa wenda ndabizi hariho abantu babagira neza, abantu bafite umutima w'urukundo, nubwo isi ahindutse abantu bakaba babi, ariko si bose baba babi, harimo n'abantu beza. Nkuko nakubwira ukuntu ushobora kugenda mu muhanda nakubwira ati mfite ikibazo cy'amafaranga, cyangwa se nagura yenda shonje, ntabikubwira nyine, si bose umuntu yabibwira, ariko hariho n'uwambwira ati akira 1000 igenda ujye kujya. Urumva abantu bose ntabwo ari ko babaye babi, hariho abagira neza. Gusa ikintu kingora uyu munsi no kwishyura inzu, wenda n'ibijyanye n'ibihangano byanjye. Mfite ibihangano byinshi, ariko kubona ubushobozi bwo kugira ngo bisohoke n'ikibazo. No kujya birangoye, nabyo ntabwo babyoroshye, ariko turashima Imana nyine tu. Uvuze rero ko ikibazo cya mbere ufite ari ukwishyura inzu. Hari abantu bajya bubakirwa batishoboye, se wigeze usaba ubwo bufasha? Ubufasha nigeze kubijyamo 2014, icyo gihe nigeze kubusaba 2014. hari hariho umunafesi yari nyine ku murenge, icyo gihe ntabwo yayifashe neza, kubera ko nagiye ku karere, akarere kabahamagara ku murenge, arabye ati umuntu turashaka umukore icyifuzo afite. Noneho maze kugera ku murenge bahita bifata ukundi, bumva ko nagiye kubarega, bumva yuko nagiye kubateza abayobozi b'akarere, bahamagara ati nusubira ku karere tuzagukora raporo tuve ko wananiranye uri inzererezi bakujyana iwawe. Ubwo rero bambuza kujya gusubira ku karere no ku murenge. Nuko byangendekeye kuba icyo gihe, ntabwo nongeye kubikurikirana. Wifuza kubakirwa nawe? Bivuge ko inzu nyibonye byaba byiza cyane, byaba byiza cyane kuko byamfasha, bikamfasha wumva nabona aho njyama nta kingoye, wenda twadufaranga nakishyuraga inzu, wenda najya nusevinga nkareba n'ikindi kintu runaka nadukoresha. So hari ikintu wabasha gukora wumva uvuga uti ndamutse mbonye udufaranga runaka, hari business ujya utekereza mu mutwe wakora? Banayiteguye ahubwo nkabura ubwo bushobozi. Hari imishinga ibihari, hari udushinga duciriritse, numva ntabwo nakora imishinga iri hayi cyane, nkoresha udushinga duciriritse, mobile money, gukora kantine, twa kantine ziciriritse, gukora hari udushinga umuntu akora tw'ubworozi buciriritse, ibintu nk'ibyo kabisa. Umugani uba habonetse ubushobozi, igare ryawe wajya uritera ku muhanda, ugatera umutaka wa mobile money, abantu ukababikuriza. Cyane kabisa, kuko ikintu cyari cyarangoye mbere nuko sinzi gusoma, ariko ubu nko gusoma ndabizi, ubu ntabwo byangora rwose. Twizere ko ubwo bushobozi buzaboneka, uwo mushinga ukawutangiza. Hari Imana cyane kabisa, byafasha kwishyura inzu, byafasha kwikora indirimbo,
nkabona mu bushobozi bwo gukora indirimbo nkakorera Imana neza nta kibazo. Nyuma rero dusoza dushyiriraho ka karirimbo ka kabiri dusoze. Ka kabiri, okay, murakoze. Ngiye kuririmba akaririmbo kitwa nahise shimwa Mana, niko nahise. Indirimbo nyine ivuga namenye ko Yesu yancunguye, kandi koko nibyo yarancunguye. Ubuhamya bwanjye ni burebure gusa, wenda mushobora kuzagaruka simbizi, nkabaheza n'ubundi igice cya kabiri babwiye ubuzima nabaye mubiri, ariko bwo mu itorero ntabwo nabubahaye. Ubuhamya bwo mu itorero, imyaka nabaye mu itorero, imyaka 5 ni myinshi, hari ibintu byinshi umuntu arahuye nabyo mu itorero. Namenye ko Yesu yambambiwe, Yesu yambambiwe, nzamuhimbaza kuko yancunguye, kuko yancunguye. Namenye ko Yesu yambambiwe, nzamuhimbaza kuko yancunguye. Namenye ko Yesu yambambiwe. Shimwa Mana, Mana ugira neza, shimwa Yesu warakoze. Shimwa Mana, Mana ugira neza, shimwa Yesu warakoze. Siku ya leo kwa siku yangu, nashukuru Mungu anipenda sana, na furaha sana kwa siku yangu. Siku ya leo kwa siku yangu, nashukuru Mungu anipenda sana, na furaha sana kwa siku yangu. Shimwa Mana, Mana ugira neza, shimwa Yesu warakoze. Shimwa Mana, Mana ugira neza, shimwa Yesu warakoze. Hanyuma rero mu gusoza, hari umushinga ufite wo gucuruza mitiyu, hari ubufasha usaba bwo kubakirwa, hari n'ubufasha usaba bwo kubona ibyo kurya. Bashaka ubuguha yacisha kuyihe nimero? ya karikaze 78 792 71 79. Ongera isubiramo. 078 792 71 79. Yes, urakoze cyane. Wenda hari ubutumwa bwa nyuma waha abantu bafite ibibazo nk'ibyawe kuri Legacy? Akoze ikintu nabwira abantu, nakomeza abantu bari mu buzima nk'ubwo ndimo uyu munsi cyangwa se n'ubwo naciyemo, kuko nta kiba ku muntu gitunguye Imana itakizi. Ikintu nabwira abantu, ubuzima bwose ucamo uyu munsi, wenda yaba bakugwanya, yaba baguca intege mu kazi ukora, cyangwa se uko ufatwa muri karitsiye urimo, ikintu nakubwira ni kimwe: we komera, wizere Imana, kuko ibi byose bikubaho ntabwo byatunguye Imana, si impanuka, ahubwo hari icyo Imana ishaka kugira ngo ugereho. Ibyambayeho byose, ubuzima naciyemo, uyu munsi Imana ishaka kugira ngo nzagire ishimwe muri njyewe, nzagire ubuhamya muri njye. Ubuzima ucamo rero ni ubuhamya bw'ejo hazaza hawe. Icyo nakubwira ni ugukomeza, kuko na Bibiliya iravuga ngo uzaca mu mazi, ariko nzandi kumwe nawe. Nuca mu muriro, ntabwo umuriro uzagutwika, kandi ibirimo ibyawe ntibizagufata. Yesaya 43 ku murongo waho wa 2. Rero ni ukuvuga ngo uwo muriro ucamo, ubwo bukene, iyo nzara, kwambara ubusa, ibyo byose nakubwira ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Nubwo bikomeye, nubwo nabitoroshye, ariko Imana iri kumwe nawe. Ikindi kintu nasaba wenda abantu bari kudukurikirana,
basura YouTube channel yanjye bagakora subscribe bagakora comment kuko urandika Ananias Shine Boy